meze bite? Nizere ko mumeze neza abantu mwese munkurikiye, abantu mwese mwanyeretse urukundo kuri video ya mbere. Nizere ko mumeze fresh. Video yeje abantu kigaragara cyo muri kugenda mugaruka ahangaha mu rugo iwanyu. Yes, nizere ko mumeze neza. Ni Eriwine nk'ibisanzwe ahangaha kuri Real Family TV Show. Nizere ko mumeze fresh sana. Uyu munsi dufite ibintu byinshi cyane byo kuza gutindaho, dufite ibintu byinshi cyane byo kuza kuvugaho, ariko hagati aho ngaho manze mukore subscribe, ubundi tugendane 5 kuri 5. Subscribe, like, share, comment, ubundi ibintu bigende neza kandi cyane. Uyu munsi rero mumbaza ngo bigenze bite, mbafitiye iki? Dufite amakuru yatambutse ejo amaze iminsi ku mbuga hwihwiswa yuko Rocky agiye gukora ubukwe na Nyambo, ariko dufite amajwi Rocky wowe nyirizina ahakana yuko ibyo bintu bitigeze bibaho, nta no guteretana kwabayeho. Anarenza akantu katari seriye cyane, avuga ngo uwo mukobwa wirirwa mu itangazamakuru avuga kanuka gahuyu, ntabwo ngo hari ikintu twavugana kabisa. Nyuma y'ibyo ngibyo turaza kugaruka kuri wa mipangu Jeskizo wagarutse ku mbuga, maze kwirengagiza yuko ejo bundi bari bagiye kumufunga bamuziza atukana ibitutsi biteye ubwoba. Ibyo ngibyo nabyo turaza kuza kubigarukaho. Yagarutse ku mbuga rero ubwo nabyo turaza kubitindaho, tuvuge ngo ese kubera iki ubundi uyu muntu content ari ugutukana, nta kindi kintu kizima yavuga. Ibyo ngibyo turaza kubisimbuka. Nitumara kubisimbuka turaza kugaruka ku mukinnyi wa filime umaze gusaza muri filime, nduze ko ari gusaziramo ariko utagira umugore, amwita Tukwati. Twamaze kumenya umugabo cyangwa umugore cyangwa umukobwa ugomba kuzamubera umugore. Ubwo nabyo mugomba kumenya ngo ninde. Mundi mwari muzi ikindi gice ariko mutazi mu maso ni hehe. Iyo foto nayo tubigendanemo neza, mugomba kuza kuyigira. Ninjye ugomba kuba kubita show ahangaha kuri Real Family TV Show. Ngomba kohereza amakuru utarabona n'ahandi n'ikindi gihe twagiye. Nizere ko mumeze fresh, nizere ko mumeze neza. Ni Eriwine ahangaha kuri Real Family. Nizere ko mumeze bose. Uyu munsi biragaragara yuko hari buze kwirirwa hakonje, hanashyushye, byose ukeka ibyo udashaka nibyo bitari buze ko, ariko uyu munsi ukuntu byubakitse niko bigomba kuza kugenda. Twagiye sasa, gusa turaza gutambikamo n'ibindi bintu. Abakontenti creator bitewe no kubura content basohora cyangwa kubura ibindi bintu bavugaho, basigaye biga baterana amagambo. Ibyo ngibyo ntabwo ikinyamakuru cyacu ntabwo gishinzwe kureba utwo tw'amafuti dutoya, ariko bagiye bikubita agashyi. Nyuma y'umunota turagaruka tubahereze iyo show mu buryo burambuye. Ni Eriwine kuri Real Family. Okay, sasa noneho ngubu twagarutse tuje kureba ngo bimeze bite muri showbiz yacu. Nizere ko mumeze neza abantu mwese nongera mbibutsa gukora subscribe, ubundi tukagendana 5 kuri 5. Mwibuka no gusharinga ibiganiro kugira ngo twihute mu iterambere ryacu. Nizere ko mumeze sana, nizere ko mumeze neza, kandi nizere ko muri gushima Imana. Ni Eriwine wagarutse ku makuru kuyabahereza kugira ngo turebe uko bimeze. Twadutinze ho gatoya, ariko muraza twihanganira. Hari ibintu tukiri gucukumbura ku bijyanye na Rocky wamaze kwihakana uwo bita Nyambo. Amakuru yamaze kunyomoza amakuru ejo bundi yiri wahwihwiswa avuga yuko ngo hari iki. Yamaze kunyomoza amakuru ejo bundi yavuga yuko ngo Nyambo ndetse na Rocky Kimomo, umusobanuzi wa filime wa mbere mu Rwanda, ashobora kuba bagiye gukora ubukwe. Yavuze ati abo bantu batangaza ibyo bintu ni ibihuha. Ibyo ngibyo byose nari ndi kumwe n'uko ari kubitangaza, avuga ati ibyo bintu ni ibihuha. Reka ibyo bintu ntabwo byigeze bibaho. Anarenza akantu gashobora kuba kakurogoshoye abantu cyangwa Nyambo mu mutwe, akavuga ngo uwo mukobwa wirirwa mu bitangazamakuru avuga kanuka gahuyu, uwo nguwo ntabwo yangerera mu rugo. Yego, ibyo ni ibintu byatangajwe n'umusobanuzi wa filime witwa Rocky. Nyambo nawe tugiye ku ruhande rwe aragira ati reka ntabwo nigeze, ibyo bintu ntabyo nzi usibye itangazamakuru
ryabyutse rikaza rikamvugaho ibyo bintu, rikatuvugaho ibyo bintu. Ikindi ati niba nibyo utanga views bajye bakora nta kibazo, pfa kuba bazajya bakora bikabatunga nta kibazo. Ubwo nanjye ndi umwe mu bagize, ndi umwe mu bantu bafasha abantu ba industry ya cinema cyangwa ya showbiz mu Rwanda. Aho ni ku ruhande rw'impande zose twagiye tuhakomeje. Hari filime igeze gusohoka ejo bundi yitwa ngo ni Isereri, yamaze kuba isereri mu bantu ya Irene na Aisha. Ni ya Irene gusa ariko harimo na Aisha. Ikintu mugomba kumenya ni uko iyo filime isohoka Irene na Aisha baraye bavuganye nabi bya danje, bavugana nabi bya Tari. Irene navuga ati nicujije n'ikintu cyatumye njye nawe dukina na filime. Aisha abantu bose bararakara, ariko muri aka kanya ubu bamaze kwiyunga, ibintu n'itambara ibintu bimeze neza cyane. Ni Eriwaye nanga kuri Uya Family. N'ahandi hantu wakura amakuru nk'ayo ngayo aje agutunguye y'aya masaha, usibye aha ngaha gusa. Turaza kugaruka ku bijyanye n'iki, turaza kugaruka ku bijyanye na Tukuwote. Twamaze kumenya ngo umugore agomba gushaka ninde. Byaba bisekeje, byaba bitangaje aramutse ariye Gapepa, umunyamakuru wa siporo umwe namwe mutekereje, kuko dukurikije ibyavuzwe n'ibyakozwe n'ibyagaragaye uwo bita Isimbi. Ubwo namwe murabyumva, uwaba ugiye kuribwa Gapapu namwe muri kumwumva, namwe murabyumva byose uko byaba bimeze. Ni Eriwaye nanga kuri Uya Family TV show. Nizere yuko mumeze neza. Uyu munsi turi kuwa kangahe bebera? Uyu munsi turi kuwa gatatu. Mandi kumwe n'umuntu ahangaha ari kugenda njijisha gake. Uyu munsi turi kuwa gatatu, ariko amakuru atari ivumbi nuko bishobora kuzagera kuwa gatanu hamaze kumenyekana amakuru ya nyayo, hatari igihuha, atariho na ivumbi, iyo umugore ugomba kubana na Tukuwote. Ariko ikindi kintu tugiye kwibaza, hari umugabo bavuga ngo ni imana y'amafaranga mu gihugu cy'u Rwanda. Uwo muntu yitwa Profita Joshua. Uwo muntu ni njye wamubonye cyangwa hari n'abandi bamubonye? Mwamuzi ko ejo bundi bamaze kumufunga. Yema ngomba kubabwira ibintu mpagazeho n'amaguru yanjye uko ari. Ejo bundi baramufunze, twari turi kumwe, mbona barahise baza baramutwara, ariko inzoga twamaga ngo biracyahari. Twakomeje ubwo nakumva nkanazemo kugira ngo mwumve yuko nta mikino igomba kuzamo. Hano hari umuntu uri kundeba cyane, reka nkwereke. Uzamure mikoro. Yego wapi? Niba haza urwunge simbizi, ariko ntabidanje ntaribi. Turakomeza. Tugiye muri ka kanya katumenye ibintu mwa. Ikiganiro Showbiz Today. Uko byagenda kose nta kintu kimwe kizakorera mu gihe uri kugitangira. Ngira ngo abantu mwese ibyo bintu murabizi. Gutangira umushinga runaka, gutangira business runaka, ugomba kubanza ugahomba. Ikintu ugomba gukora ngo ni ukwihangana no gushinyiriza. Ukwihangana no gushinyiriza, ukaba uzi ko ejo n'ejo bundi bizakunda, kuko ako kanya ntabwo biba biri gukunda. Ikintu kiba gishoboka rero ni ikihe? Ni ukwihangana ugategereza, ubundi ukazareba uko bigenda gute, uko bizagenda. Imana niba igomba gutanga utuntu twayo, igomba kwigaragaza mu gihe runaka, mu gihe gikenewe. Akenshi gushinja amakosa abandi biratworohera, ariko twebwe kwemera ayacu bikatugora. Mumbwire, hari umuntu uraya gushinja ikintu ngo wumve biravunanye, kandi wagishinja umuntu ukumva biroroshye? Kandi ibyo nabizi abantu benshi ngo wapi, ariko niko kuri. Mujya mubigerageza, biroroha cyane gushinja ikosa umuntu, ariko kwakira kwemera yuko ari ibyo wakoze bikaba ikibazo.
niko abantu muteye gutyo mwigaye mukunda gushinjanya amakosa ntabwo bintu aba ari sawa cyane. Ni Ariwayini ahangaha kuri ya Family TV show, ikiganiro no Showbiz Today. Abantu mwese twabanye kuva dutangiye kugera dusoje, nizere ko mumeze neza. Mbanza kubashimira, mahaye respect kuri mwese mwafashe umwanya wanyu mukadukurikirana ahangaha. Nizere ko mumeze neza. Reka dusoze ubwo tuzagaruka mu kiganiro cy'ejo. Buri munsi ni ikiganiro kimwe mu masaha ya mu gitondo saa 4 saa 12 hakabageraho video ya We Are Family.